Hello once again our people, mumeze mute? Reka twizere ko mumeze neza cyane. So rero tubabajwe no kubamenyesha nk'abakunzi bacu yuko channel twakoreragaho yagize ikibazo bitewe n'umuvandimwe twakoranaga wari nyirayo, ubu nta access tuyifiteho, nyine niko bimera. Ariko kubera ko hari abakunzi twari tumaze kugira mwadukurikiranaga kuri filime bita Igisobanuro cy'urukundo, birumvikana ntabwo twabatengushye kuba yari umwe muri timu ngari y'abantu barenga 10 akadutengo hari umwe, ntabwo bivuze ko twahagarara. Niyo mpamvu rero tuvuze kubera ko mwadukunze mukabidukundira ndetse tunabashimira kuri support mwaduhaye, tunizera ko naha mugiye gukomeza kudushyigikira. Niyo mpamvu dufashe umwanya ngo tubibabwire, ndetse mutazabona wenda hari impinduka zabaye bikabayobera, ariko nuko niko bimeze. Hanyuma nanababwira ngo niba ugize amahirwe ukabona aka video, nyabona kora subscribe kugira ukomeze dushyigikire nk'uko wabikoraga ahandi. Kandi ikindi nanababwira ngo tugiye gutangira filime nshyashya ikubiye, irimo ibintu byose wumva ushaka kubona, irimo ibintu byose wumva ushaka kumva, mbega irimo ingeri zose uko umeze kose uruhari cyangwa se ikizagushimisha kirimo. So don't hesitate gukora subscribe kabisa, ndabizi muzishima kandi mwakoze mukomye kudushyigikira. Abana banjye hari ikintu mutazi, mbafitiye surprise. Imeze Janze cyane uko irabashimisha. Uva uyu munsi noneho uva nuko keza dad uyu munsi bafitiye ikintu bita surprise. imeze itema. Ahubwo muragura Genda gura. Genda gura. Shiraho nibashimisha muri shuri. Genda gura. Mano Ushize angahe? Turabivuga ari njyewe yinyeretse. mama nyandagura. Mama ni kwanda. Ahangaha. Kwa bacuti baba bose tubazi twahageze aha ni kwanda. Urabona nka bari kwanduza. Byanshanze. Aba ni heza. Ni heza? Icyo mutazi rero. Gaho kutari yego. Ntabwo uri kuhabona. Mama ko ari heza haratangaje. Ariko se abantu bahamwe mama kuki bataza ngo batwakire kandi ntabwo nitugera hano mu cyose. Hazaba twakiriye mu tuzi tugereje. Hari ikintu duhishamo. Ntacyo. Ntacyo. None se mama ko iki umuntu ajyana amasaha angahe abantu bataraza ngo batwakire. Ibyo mwamenyeye iwanyu ndaje ndoye mutegereze ko muri bo wandi. Oya mama mbese uko nta bantu babamo. Ndetse mwe nto muri bo. Gusa gute kandi twisanze hano. Twahaje. Twisanga. Rero bana banjye pe kabagayeshe ntaciye kuri ntagize ute, iyi niyo surprise nari mbafitiye. Uvuga ahantu mureba ibintu birimo nta kintu kivuyemo, niyo surprise nari mbafitiye mugiye kuba ahangaha. Mbese Ntabwo ndi kubyumva. iyi niko bimeze pe, kubera ko hari icyo mutabona hirya aho twari dutuye. Sinzi nimba mubona, niba ari abazimu badute, niba ari abarozi umenya abantu batugirira ishari, ntabwo nzi nimba mubibona. Ko Iyi niyo surprise atubwiye. Nta kintu na kimwe kivuye mu iyi nzu Marisari cyane pe. Ibaza ko n'ibintu byo hirya iriye nta na kimwe tuzakurayo. Niba ari n'abazimu badutereje bazagumane nabyo, nashatse inzirimo ibintu byose bitewe n'ukuntu baduhigaga. Umva mbese njye ntabwo ndi kubyiyumvisha. niyo surprise nari bafitiye. Nararebye nshaka ahantu heza, aha niho hanshimishije, numva ko nawe n'abanjye namwe buri kubashimisha. Njye ndishimye cyane. Bana bunye danzu. Uragura akantu rero Danzu. uragashiraho.
Genda ibirori nawe umugurire. ngo pe Genda kugurira. ariko se mwana Mara umusirimu pe. rero bana banjye hari impamvu nyamukuru yatumye muri ibi bintu none yicaye nditegereza ndareba mu rugo sinzi nimba ari ikintu kidasanzwe cyaberaga mu rugo intambara zitagize aho zivuye n'aho zijya gutongana kwa buri kanya iki n'iki naketse ko hari abantu batugirira ishari bakatugirira nabi ari nayo mpamvu nta kintu na kimwe cyo mwarura rugo tuzakurayo niyo mpamvu njye nashatse urugo ngashyiramo ibikoresho byose bishasha ibiririya bizagumayo ubwo natwe dutangirane n'ibisha Ngenda bishimiye cyane nanjye narahakunze ntekereza ko n'abana banjye bari buhakunde urakoze cyane. Aha ni heza ewa. Ahubwo niba niba ushaka sheri musha. Oya mama. bisa birajyana n'ibisha Ariko mama tugomba kujyana n'ibisha. Nibigezweho. Ewa byiza. Yesu we Ukaba ugiye guca inyuma za bari kubanya ibishyashya. asa Asa mukinyumara. Ariko bari ngo nana muca n'inyuma. Isari ibikaza. Menya ko ari inshuti wanyu nzamubwira. Aka kazi gukora amanywa nijoro utaryama udasinzira abaye imbwa y'abakire ngiye kuzisubira mu cyaro rwose ntabyo izi mboga ubu ntabwo niyo ugiye kuzibagara Neto ugiye he ngwino hano tuganire gatoya umva nawe warakaye ese mu iminsi usigaye ufite ikihe kibazo Ma uhangare nawe nari nizeye iki se ufatanye na Vava mugire umushyitsi wanjye kuri hano. umushitsi uwuhe Awohe umuriya se ariko neti reka nkubaze ubona nkwaho aho utanyanga ni hehe ufata umushyitsi wanjye ukamugira kuri Ako ese ma mwana. ibaze ari umuhungu wawe babigiriye kuri none se mwana we reka nkubaze buriya ko nkwifuriza ibyiza urabona natuma urukundo ngukunda rwatuma nkwemera gukundana n'uriya musore ma rero icyiza wankorera kikanshimisha ni uko wandeka ugakunda uwo ngomba gukunda umutima wanjye wishimira ibindi ukabireka. uva nkubwire leti igihe ngihagaze nkiriho nkiri mama wawe sinzigera ntuma ukundana n'uriya musore ibyo byitaho leti Ma rero niba ari uko bimeze mu gihe umutima wanjye ukimwishimiye ntabwo ngomba kumureka. sawa tuzabibona Manodi. Bambe boss bite? musaba boss Kazi karagenda se? boss akazi karagenda cyane ako buriya ugiye utamaye umugisha kandi boss niwe twitumva nta mushiki waba yankubise Cyagenze bite se? Cyagenze iyo bite? nakubuze mu gipangu buriya nta nubwo ameze neza Sibwo ko Manodi. Urashaka kugira ngo mbigenze bite? Suhemwe ukwezi se? ariko nakantu gutya rwose agashira kandi Manodi nari ikintu cyose. boss rega we niyo we ndakwemera Subizi. ndakwemera wowe nini Ya nari twikeneye nyine. nawe papa waje Naje mama. umeze ute Meze neza. biri kugenda Mbere byavuzwe n'iki kugenda birimo biragera nta kibazo. okay ariko ugiye gusubira mu kazi
si ubibona se nanjye kwitegura njye mu kazi ndabona igihe cy'amasaha kigeze. oya devire ajya mu kazi. Ubwo nyine mama reka ajye kwitegura agenda. nta kibazo. Fara bite hano nahe shaka twimukiye hano hafi muri ibi biti hano hafi. Reka nigendere nyine. None se nta makuru ya Faustin? Oya da ntabwo mbizi ariko nyine agize ukuntu wabigenza hari ukuntu nyine byanagenda. Ntabwo muheruka kuva yagera mu rugo bakamumera nabi bakamugirira nabi, ntabwo yongera no kunyitaba kuri fone. Uko nabigenza se gute? Nyine urebye ukuntu wabigenza nshobora kuguhereza amakuru ntabwo ushobora kubona inzara itanyishe koko. Reba nk'ubu mvuye mu kazi, akazi nakabuze gusa ndemeye nkajya kwinywera nk'icyayi hariya ku muhanda, ntabwo ibyo amakuru ntabwo nayagwaho. Fara nawe inzara yawe ngaho mbwira ako kanimero kayangu nkoremera sha. Zana nkashiremo rwose, ntiwumva ko uvuze ijambo rizima noneho. Wenda wanyihera amakuru sha naramubuze. Turaka nimero nako ngaho. Nabisoje. Ba Faustin rero ahantu babaga ubukene bwarabishe. Faustin urabizi yari arwaye, amafaranga yari andirodi barayabura, n'udufaranga duke bari bafite. Wa murumuna we abagize guca acunga Faustin yagiye, abo yadufashe nkagiye kwishakira akazi mu mujyi. Ubu ngubu Faustin nawe yarimutse. Nabo barimutse? Barimutse pe. Bimukiye he? Reka nkurangire rero mabuja. Reka nkurangire. Do ukomeje uyu muhanda gutya ugakata gutya ugahita ukata gutya ugakata gutya ugakata gutya, inzu imeze nkaho iri kugaragaramo. Uri kubyumva? Wabyumvise? Ugikata gutya nta nubwo ari kure. Uri kubyumva? Ukase gutya inzu ifite amadirisha hariya uhita uhagera. Sako nabonye ukata gutya. Oya njye nakubwiraga ngo uri kubyumva ugiye gutya ugakata gutya, inzu ifite umuryango n'amadirisha. Numara kugera ku iyo nzu urahita ukata inyuma yayo gakeya, abantu urahita uyibona niyo ngiyo kabisa, nta nubwo ari kure. Inzu iwanyu nta madirisha n'inzugi zigira? Ariko si njye niba mba nkurangiye, uri kumva koko uri kubona nk'uyu mujyi nakurangira gute koko tuvugishije uko? Genda kurangiye. Urandangiye ndabyumvisha ariko ndangira neza ngo katagajya gajya inzu n'amadirishya n'ibiki n'inzugi. Ntari inzu hari itagira inzugi n'amadirishya. Mabujana noneho reka nkubwire sibyo, ukomeje uyu muhanda uri kubyumva ugakata gutya, uri kubyumva urahita ugera ku gasantere kari hariya, urahita ubaza kwa shehe urahita bakurangira naho ngaho ni mu kazu kameze ukuntu urahita uhabona nawe urahibwira. Sumva ko ndangiye neza uvana ibintu by'imikino. Ariko njye nakurangiye mabuja. Urakoze. Sawa. Aya mwana yanjye ni iki none? Mbona se none habaye ikivunuka byara ahantu badutije. Anike shanga ibintu urebe ahantu noneho badutije. Dutuye mu kivu turi iwawe, turi ku kigwa kimwe. Ndebe gukina nawe singeso ni ukuri pe. ndebera amazi nuko mbyutse gato, iyo ntabyuka gato mazi nari gusanga ndyamye nkumva ahubwo nayo yabaye nk'amashuri. Ariko shabura umuntu wagutije iyi nzu nawe rero ni ukukwanga, ni ugukoresha ubuse yarayoboye ko hano abanyamagambo ko bari batwirukanye kuza ahantu twabaga. Nari ndwaye njye nakoraga nkakubonera minerivare nkabona nyine na mituweli even nimuzana n'ikode njye nabyishyuraga. Kudushinyira ntabwo ari ngombwa, kuba warabikoraga wagombaga kubikora nk'umuntu wasize sibyo, kandi ukabikora udategereje ko hari umuntu ugomba kuguhemba. Umva ceceka
none kari ibyo byose ari njye nabikoraga ko narwaye amafaranga yose akabura kugira ubwo landirodi yatwirukanye turi kuzerera ku musozi umukira akatureba akatwishimira yarahadutije nyine mazi arahari ariko nyine byibuze dufite aho turi kurara nose ko twari tugiye ku gasozi n'ibyo wari uvuze ni ibigaragaza ko ruraruga n'inge wari ugize ute wari urugize noneho dore ukuntu ibibazo bizira rimwe udufaranga nari mfite muri saving box yanjye kwisanga komana petit frere wamureye ibiki yaraduteruye niyemera kuri landirodi aje kutwishyuza washize ameza angahe giye kutureba nsanga yatujyanye yagiye gushaka akazi i Kigali kugeza n'ubu shaka roma ugomba kwihangana sibyo tugomba kubyihanganira kuko niyo situation twisanzemo genda kwemera subizi nanjye ndakwemera sister uriya nuko udukunda kundakaza nawe mbona wigize ntabwo ushaka kwigira igihe ku kazi ntabwo nzabyongera sibyo oya ntuzabyongere kuko uri kumva bazuze ko byazarangira ntugiye kukubwira nyine kuba yarayibye akagenda amafaranga nta gitangaza kirimo n'ubundi ntabwo ariyo yari azadukiza ngo duhite twubaka inzu nziza cyangwa ngo yaguremo ikibanza sibyo ahubwo ntabwo yayibye yarayafashe ndetse yaragiye gushaka akazi wabona bizakunda kuko yaragiye yabonye ubuzima tubayemo atari bwiza wabona bizakunda akagaruka akaba ari buduhindura amateka cyangwa se akaza gukora igikorwa kidasanzwe rero nubwo ari petit frere yankoreye biriya bintu nisibikunde kugira nanjye ubyemere ngomba kuzakura aho twagombaga kuba mbere y'iki gihe mbere yuko tuza tukazagera ahantu tuba amapave iki amakaro meza njyewe ubundi nawe sister mama ndakwemera kabisa ibyo bitekerezo mpita numva ko ari iby'abantu by'abagabo n'ubwo umugore cyangwa umukobwa nta kintu kimbabaza rero barumva twajyana no kugasima nkurikije ukuntu barababaye reba nk'ukuntu bari barakugize turinze twagera muri aya mazi ataragahinda oya sister ntabwo natuma ujya kugasima njye mfite imbaraga imana yarabampaye reka nzikoresha hakiri igihe imana nigira basi dore ko nize izamburesinga natwe ubuzima bugende neza ariko sister ubuzima ntibugenda neza nzagutetesha nzakumara imibabaro yose ibyishimo ababyeyi bari kuguha nzabigura sibyo reka mbwite tunigira mu kazi wese usigara uri kwita ku kintu kiriya nakora ngo nibwe mu mutima w'umuntu bikamugare muganga ko hari icyo yamfasha kanda akanyenyeri kyohereza iyi njyana. Alo? Alo? Urinde tuvugana. Murakoze banyita Zari. Witwa Zari? Urifuza iki? Nagira ngo ndangira aho muherereye hari serivisi nshaka kubasaba. Aho duherereye uza hano hari ikizu gifunze. Ndaje kureba. Ikibazo. Jambaze njya mu bapfumu. Kambana ishashi wanjye ndende niba yarahindutse. Bimeze bite pa umeze neza rero nari ngiye haruguru nyine hari umukire twari dufitanye gahunda nyine nari ngiye kumukorera akazi ntangiza agahitamo ibice nyine kandi nari mbikeneye niyo mpamvu simani sigaye ko wabuze nabuze rero ni akazi kenshi urabizi twahinduye ahantu twabaga kandi hari ahaboro naho nabonye ntabwo hatandukanye nyine uko nyine ari umukire wadutije nyine kari akazi ntabwo tukishyura tukaberamo ubuntu nyine ariko mani imvura iragwa amazi akadusanga mu nzu ariko nyine ni umugira neza uriya mukire nubwo abandi bo baraturebaga tumeze nk'imbobo ku muhanda ntibagire n'icyo bakora mani uriya mupapa ni umwana mwiza mani njye nsa nari nsanzwe muzi Shamana uriya mukire ntari birye n'ukuntu yaturebye turi ku muhanda njye na sister kwisanga yigiriye i Kigali mani byanyeretse ko afite umutima mwiza shiri wawe mu rugo iwanyu ntago muhuye ko twimutse kubera ibibazo nk'ubu twimutse kubera ko nyine abantu bari batangiye kungirira nabi kandi imbere ataraza mu buzima bwanjye cyangwa se utaratangira kunyereka akazi ngo njye gutora imyanda iwabo nari nibereyeho neza igihe nagiriyeyo
natangiye kumbona abana nibwo ubuzima bwatangiye guhinduka dore bangiriye nabi bagira iki ibintu byose byari insazi yego baratwirukanye twabuze ikode ariko ni nari ntangiye no kuba mu buzima bugoranye impura n'ibibazo n'iki no kungira nabi n'imyaka bitewe na uriya mukobwa amazi sinzi aha njye narinzi ngo mumeranye neza mani nose yararambaza andangisha ntanga kumurangira mani ariko mani ndi kubona mwitiranye nawe turi inshuti mani kumerana neza gutura mu baby ntabwo ari bya bintu nyine mbona ko mfite umutima mwiza ashobora no kuba nkunda ariko ntabwo biri official ku buryo utangira kumwita sheri wanjye mani tambeshye biri serie waba umubonye muri izi karitsiye none ze ko twabasiziriya tukaba twarimutse yabageze hano gute sha nanjye twahuye gutyo nyine tu arambaza nanjye ndamurangira ubu ngeranyije n'umwanya ushize ubu ari hafi nko kugera nk'iwanyu cyangwa akaba yagezeyo ye uri serie mani cyandi seriye kabisa ubu yaba yageze kabisa ntabwo nshaka ngerera mu rugo mba reka nirukanke arambona ariko n'akazi ndaza kukagira mu kanya ndaje aha cyandi kubona ibintu bitazoroha ndagase ka mukobwa yamubonyemo ikira shaburetse nze nkwereke ntabwo nabyihangana iyo nze ntange raporo kwa bosi rwose alo bosi uzi amakuru mashasha ngufitiye kugira njye nyagushye nta makuru atari ivumbi kanda akanyenyeri bwangu bona akanyenyeri message sawa umva rero uzi ko mushiki wawe agiye guhura na wa muhungu noneho iwabo uri wayikuza wihuruza kuri kunyitambika wihuruza nyine ndashaka kwinjira ugiye nje gusura abantu bo muri uru rugo bande siko nta muntu batubwiye kuri buzana nese uba ufite urutonde rw'abashyitsi babo bavuga ko rufite cyane turebe sabo uyu uzagiza gukomanga ku bipangu by'abantu shaho za wihuruza ibintu nk'ibyo ngibyo ese bamasitama amasasa abiri nk'igisigara areka jya umenya ibintu byose rero buriya ari ukumaza umuntu akagira reka ababosi mwe tuba tubimera nk'abantu b'ababosi ubu nyubashye nk'umubosi cyangwa ubanje kunsuzugura ntabwo nagusuzugura nabikora nyine gira buntu dore karame mabusha ni umushyitsi wari uje hano ni jyewe sheri si niho se twagerageje nuzute se izi neza sheri none se kondisiyo wanciriyeho nta kuntu wazinga tugakora uko bibaho wapizari ntabwo bishoboka wowe niba kondisiyo wayemeye urumva nyine twahita tubikora tayari mba sheri nkubwire kondisiyo yo kwanza kuntirinda ndayanze ariko sizareka abanze umubaze ikibazo kimwe koko uturutse mu rugo aribyo ngibyo kumbwira nanzi yuko kondisiyo wayemeye none nta nibyo wari ukiri no kumbwira gusa hagati ubu ngubu ukumbwira iki ngewe kondisiyo naguha kondisiyo wampaye narayanze pe hindura niba ufite gahunda dukora ubukwe bw'umunsi ubwo nyine nubwo urabwanze ubwo nyine tubifungire hano niba waranze kondisiyo ukaba unankuye no mu kazi unje guhura nawe ubwo si ubu umpamagariye iki umpamagariye iki ko nari ifite gahunda nyinshi ubu si umwe mu cyesi ntaye akazi ntanzi yuko kondisiyo yemeye niyo si ubwo ngubwo zari urampemukiye kabisa zari urampemukiye ewa wumve kuri rwa rwego sheri niba ufite n'undi muntu w'umwanya wawe ubwira mugire ko habona gusaba gukora imikarizo ujya gushaka kubanza kubimenya ntabwo nizera yitwa nkwiza bivuze yuko iyo kondisiyo utayemeye niyo kondisiyo nayanze ushaka ubukwe niba ushaka ubukwe ubuza kondisiyo naguhaye sibyo ok sheri njye nabyanze nawe kuko nibyo wumva ok ubwo nyine zari ubwo nyine kuba wari uvuga ngo tuvugane kuri izi gahunda nkaba numva nta kintu kizimubwiye reka nisubirire mu kazi ese tuvugane iki ngo nta kintu twavugana ntacyo
batuye he? Ahantu batuye hanyuma ndagura akantu. Si kweli? Sawa. Nise mukora oya ntawe uhari yagiye mu kazi. nyine icyatumaga ntaza hano n'umuhungu wawe abifitemo uruhare. Ntabwo ari ikibazo cya Keza gusa ariko umuhungu wawe nawe abifitemo uruhare. ese mwese ntimuri inshuti nawe daho gusurana muri n'urunganireka. Yego nibyo turi inshuti gusa hari ibibazo twagiranye kandi bihe bibazo mwagiranye. nyine ubundi ntabwo byakagombye no kuba ikibazo gusa hari umusore uri gutwara imyanda iwanyu. Oya mbere mutarimuka nyine ahantu mwabaga hari umusore wajya kuza gutwara imyanda. Rero uwo musore umukobwa wa Aneti yagize gutya aramwishimira bakazajya bahura nyine bavugana bisanzwe bimwe by'ubucuti cyese bwo ushobora no kuba wakunda umuntu. Gusa Valentin nka musaza we nubwo ntabwo mushyigikiye wenda ntiyabikunze ntiyanabyishimiye. Nyuma arahamagara arambwira ati se wazaje ukajya kumfasha gutanga isomo kuri uwo mukarani. Nanjye nta kuzuyaza nyine bitewe n'uko yarampamagaye aramfatirana muri icyo gihe ndagenda ndamwemerera turagenda uwo musore turamuhemukira tumugirira nabi pe. Wenda niyo mpamvu nje kumenya nyine ngo tugire ukuntu tubiganiraho nimba twayagusaba ibibazo umujene kuko twaramuhemukiye. Dani siko mwakoze igikorwa cy'abagabo. Igikorwa cy'abagabo? Mwakoze igikorwa cy'abagabo nk'uko ndabashigikiye. Asoni ese warebye uwo muhungura? Twakoze igikorwa cy'ubutwari ahubwo nzabura n'akantu. Aya ku kantu uzake usenga uri umukristo uzi gukora icyaha icyo ari cyo. Ubukristo se ni iki? Kristo ni ukumenya guha agaciro ikiremwa muntu ukacyubaha kuko uko biri kose ntawamenya n'ejo wabona uriya musore ashobora kuba ameze nabi cyese ari mu buzima butari bwiza ariko ejo ariko narumubona ku buryo najya kubaha irangegera nabonye asoni. Nyamara umubyeyi w'ibintu byo muri iyi si birahinduka. Birahinduka gute? Birahinduka pe. Wenda wamutuka uyu munsi wagira ute ariko wakibuka ko Dani wibuka ko ungana n'abana byaye ntabwo uri kunyigisha uko ngomba kwitwara. Dani wibuka ko ungana n'abana byaye ntabwo uri kunyigisha uko ngomba kwitwara rero. Ariko niga hano y'inyoni. Kijya hano inyoni. Yese bisobanuye iki? Nyine uko biri kose nubwo umuntu yaba ari mukuru gute iyo ubona inzira arimo atari nziza ushobora kumufasha ukamubwira ati rero mubyeyi ntanakubashye kandi n'ubundi mugomba kukubaha ariko nyine tuba tugomba kureka ibibi tukagana mu byiza. Umva mubwire Dani niho ese undi Dani ubona atari ho wapfiriye wowe? Bajya bavuga ngo amaboko ataresha ntaramukanye. Ubona leta no gukundana n'uriya muhungu? Ariko se umukwe wanjye ko buno buzima bujya bugira ibyabyo ku buryo ndetse namushingira uramusaba. Wamushyingira pe kuko none se urukundo ni rwo wabubakira naho ibyo bindi ngo udafite ngo ntawe nikora iyi si ko yizenguruka wa mubyeyi. Ubuse kuko ukundana na Keza rega nge ababyeyi bawe turi ntubibona se hari icyo utabona wowe? None se ngiye nkundana na Keza ariko ntabwo nkunda Keza cyese ntabwo nkundana na Keza kuko ngo nagendeye ku bintu bihari nyine wagendeye gushyira ugendeye kuki none urashukwa ubumva nyine Neti akwiriye gukundana n'uriya musore njya mbona waturaguraga imyanda hirya iriya twari duteye. None se wa mubyeyi we uzi neza ko ikintu utari kwemera ko wemere ko iyi si irizenguruka. Dani uracyari muto ujye ugabanya ubwenge bwinshi kandi ubugabanye wubaha n'abantu bakuru ujye umenya muvugana nabo bari. Uracyari muto wabyumvise? Byumvise gusa ujye umenya kuvugana nabo bari bo umenye ibyo uvugana nabo byari byo witonde mu byo ukora byose uranyumva ubona usohoka gusa mubone usohoka urengarenga asoni. hari ibiciro wambikije mwaka atuni bivana mbyiza no bese ko genda shaka abantu dore bose ubundi nk'uru rugo rwinjiramo gute? Urugo rugeramo abantu baba boss dore Ngiriwe wowe ninde? ni njyewe. Wowe utagira izina?
ngwino ndebe. ye bite wowe Ni byiza. hano sinagute iyo ni satani ikuzanye ahangaha ntabwo ari imana yabikuyoboye nta soni Cyane njya ikibazo dufitanye. simubizi ibyo mwakoreye musaza wanjye simubizi simuzi ko ari waduhahiraga simubizi None se ko ari wacu ni njyewe. tetwa simuzi ibyo mwakoreye musaza wanjye byanga byakunda umuryango wanyu wose ngombe tubahigi sibyo Cyane. basi se wakurugutuye amatwi uri no kunyumva neza Ariko njyewe nkunda musaza wawe. umukunda umukunda se umukundamo iki Sha njyewe musaza wawe ndamukunda. umukundamo iki umukunda ntabwo yakabaye ameze kuri uzi inshuro mubundajije umva no ku ishuri ntabwo amaheruka kubera mwebwe urishinza umva n'undi munsi njye sinzongera kukubona muri iki cyondo cyane iwacu sibyo si ubizi ko utaba mu makaro wabonye hano Cyane ko nta kibazo twari. ziba Ndasonye. nonaha kubona ubirigita urumva ntabwo wumva Ntabwo mvana nk'abanyamusaza wawe. birigita ugenda iwanyu Njye simvana nk'abanyamusaza wawe. ngo ntabwo uvana utabaye musaza wanjye ishinze uragenda Ntabwo mpava. urahava ntabwo uhava Ntabwo mpava niwe wanzanye. ntabwo uvana Ntabwo mpava. ntabwo uvana Ntamubonye simpava. sasa noneho ngiye kukwereka noneho natwe aho twabereye babi sibyo kugira ngo uzabibone narishurira amazi y'ubugari ndaje nyamere mw'iyo sura ihita ihindangana Uyu muramukazi wanjye agiye kuzana amazi. mbega umuginga ngo arancika n'ibintu bakoreye musaza wawe ubutaha njye namwe